Nyuma y'imyaka isaga 40 Alex Kagame amaze yitabye Imana, izina rye riracyavugwa nk'inkingi ikomeye cyane mu gusobanura amateka, umuco n'imitekerereze by'u Rwanda. Ntabwo yari umuntu usanzwe wanditse amateka gusa, ahubwo yari umunyabwenge wahinduye uburyo abanyarwanda birebagamo n'uko isi yababonaga. Mu gihe amateka y'u Rwanda yari agiye kuzima cyangwa se agasobanurwa n'abanyamahanga, we yarahagurutse abishyira mu nyandiko, abikura mu mvugo y'abiru yewe n'abasizi, abigeza ku rwego rw'ubumenyi bushobora no kwigwa no gusobanukirwa, rimwe na rimwe akanabiririmba. Yari umuntu wahuje isi ebyiri, iy'umuco gakondo n'inyigisho z'iki gihe, agaragaza ko Ikinyarwanda n'imigenzo yacyo bishobora gusobanura ibibazo bikomeye by'ubuzima n'isi. Yanditse, yigisha, arasesengura, aharanira ko Abanyarwanda bamenya inkomoko yabo kandi ko bayigira ishingiro ry'iterambere ryabo. Nubwo hari abamuneze ku buryo yasobanuraga amateka, ariko ibyo yakoze byabaye urufatiro rukomeye rw'ubumenyi ku Rwanda uyu munsi turimo. Uyu munsi umurage yasize uracyariho mu bitabo, mu mashuri, mu mitekerereze y'abashaka gusobanukirwa u Rwanda nyarwo. Niyo mpamvu kuvuga Alex Kagame bitari ukugaruka gusa ku mateka ye, ahubwo ari no gusobanukirwa we neza aho u Rwanda rwavuye n'aho rushobora kujya. Uyu mugabo mvuga avuga ku itariki ya 15 Gicurasi 1912 i Kiyanza mu Rwanda. Avukira mu muryango w'Abatutsi wari ufite igisa nk'icyubahiro gikomeye cyane mu bwami bw'u Rwanda, cyane cyane mu rwego rw'abiru b'ibwami, aho abo biru bari bashinzwe kubika amateka y'ubwami, inkomoko y'imiryango n'imigenzo y'umuco w'Abanyarwanda, bakabirinda ko byakibagiranwa babinyujije mu kubivuga mu buryo bw'akarande kuva akiri muto. Ibi byatumye akurira mu buzima bwuzuyemo ubumenyi bwimbitse ku mateka, imigenzo n'imitekerereze by'Abanyarwanda, cyane cyane ibyerekeye ingoma n'imiyoborere y'ubwami. Mu gihe cy'ubukoloni umuryango we wakiriye Abakristo, bituma uburere bwe buvanga umuco nyarwanda gakondo n'inyigisho za Kiliziya Katolike zari zisanganywe n'Ababiligi. Yatangiye amashuri abanza mu ishuri rya Katolike, akomereza mu mashuri ya leta hagati y'1923 n'1928, aho yize hamwe n'abana b'abatware. Aya mashuri yamuhaye ubumenyi bwavangwaga n'imitekerereze ya Kinyarwanda n'iyi Burayi. Nibi byatumye arushaho gukunda no gusobanukirwa umuco we. Bamwe bati, ari he? Aherereye he? Ni muntu ki? N'uwe murage yasize kuri iyi si?